Aleluya, aleluya, aleluya. Kristo Yesu akuze. Bavandimwe nshuti bakunzi b'umuyoboro ijwi ry'umubyeyi bidufasha kwamamaza Yesu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga. Ndabasuhuje kandi ndabashimira uruhare rwanyu rwose mugira kuri uyu muyoboro. Muri iki kiganiro Kristo Yesu akuzwe, muri kumwe nanjye Modeste Nkomezamihigo. Mu izina rya Yesu Kristo nemeye, nkorera, namamaza. Hari byinshi namenye nawe washoboye kumenya kubw'ijambo rye, we ubwe watwimenyesheje muri ryo nk'Imana Data wa twese. Kubw'urukundo dukunda, yahereye kera ahera ku ijambo rye ry'ububasha, araritwoherereza ngo ritubesheho. Yigize igitabo cyuzuyemwo ijambo rye, Bibiliya. Reka tuzirikane ijambo riri mu Ivanjili ya Yohani, umutwe wa 5, umurongo wa 24 kugeza ku wa 25. Riragira riti: ndababwira ukuri koko, uwumva ijambo ryanjye kandi akemera n'uwantumye agira ubugingo bw'iteka, kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo aba avuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. Ndababwira ukuri koko, igihe kiregereje ndetse tukirimwo, maze abapfuye bakazumva ijwi ry'Umwana w'Imana, kandi abaryumvise bakazabaho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu rero yumvaga tuzarikunda tukarisoma rikadutunga, ariko siko byagenze. Twebwe nyine twikundiye gusoma ibinyamakuru, gusomana no gusoma agacupa, abenshi bakunze kwita agatama, inzoga z'amoko menshi, tukazisomesha n'abandi. Gusa we kuko yari afite umugambi mwiza wo kudukiza, kuducungura, ntiyacitse intege. Yanyuze mu nzira zose zishoboka ngo atwegere, atwigarurire, azashobore kutugeza aho yifuza ko tugera. Nibwo nyuma yo kwigira igitabo akabona ntacyo bitanze, ntacyo bitubwiye, yiyemeje kwigira umuntu, nk'uko mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 1 umurongo wa 14 hagira hati: nuko jambo yigira umuntu, abana natwe, kandi twibonera ikuzo rye, ikuzo umwana w'ikinege akomora kuri se, akaba asendereye ubuntu n'ukuri. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nibyo koko, Yesu yigize umuntu, abana natwe, akurira muri twe, akorera byinshi muri twe. Yewe birimwo byinshi bitangaje, ariko ntibyashoboye kumugeza ku ntego uko yabyifuzaga, kuko aho kumukunda nk'uko adukunda, abenshi twikundiye ibitangaza adukorera, akadukiriza abarwayi, twishima, akatumenyesha ibyo tutazi, tuti rwose urahambaye, uri igitangaza, agatura amafi n'imigati, ikadivayi, sinakubwira, tukarya, tukanywa, tukavuyarara, tuti nta byiza byaruta ibi ukora. Komeza ujye ubidukorera, ujye uduhagiriza ibifu. Gusa kuko atari cyo yari agamije kubereka, yagezeho arabanenga, arabagaya, agira ati, Ivanjili ya Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 26 kugeza ku wa 34, Yesu arabasubiza ati: ndababwira ukuri koko, nimunshakira ko mwabonye ibimenyetso, ahubwo muranshakira ko mwariye imigati mugahaga. Nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo nimuharanira ibiribwa bihoraho mu bugingo bw'iteka, ibyo Umwana w'umuntu azabaha, kuko ari we Imana Data yashyizeho ikimenyetso. Baramubaza bati: twagenza dute kugira ngo dukore ibyo Imana ishima? Yesu arabasubiza ati: igikorwa Imana ishima ni uko mwakwemera uwo yatumye.
nuko baramubwira bati ikimenyetso utanze ni iki ngo tukibone maze tukwemere? ukoze iki? mu butayu ba sogokuruza bacu bariye manu, nk'uko byanditswe ngo yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru. nuko Yezu arabasubiza ati ndababwira ukuri ko Musa siwe wabahaye umugati wo mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umugati w'ukuri wo mu ijuru. kuko umugati Imana itanga ari umanuka mu ijuru kandi ukazanira isi ubugingo. nuko baramubwira bati mwigisha, jya uhora uduha uwo mugati utubwiye. iryo ni ijambo ry'Imana. biboneraga gusa iby'umubiri, ibimenyetso biberekeza ku gakiza ntibabibone, dore ko Yezu Kristo yari we kimenyetso cy'Imana. gusa nabwo ntiyacitse intege, kuko amaze kubona ko abantu twikundira kurya no kunywa, byatumye Yezu yiyemeza ubwa gatatu kwigira ikiribwa n'ikinyobwa. yiyemeza kwigira ifunguro rya twese abamwemera, ngo atwihe duhabwe ubugingo muri we buhoraho iteka. tubyumve neza mu kiganiro kirambuye Yezu yagiranye n'Abayahudi. Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 35 kugeza ku wa 53. Yezu arababwira ati nijye mugati utanga ubugingo. unsanga wese ntazasonza bibaho, n'unyemera ntazagira inyota bibaho. nyamara narabibabwiye, murambona ariko mukanga kwemera. uwo Data ampa wese angeraho, kandi uza ansanga sinzamujugunya hanze. namanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka, ahubwo nje gukora ibyo uwantumye ashaka. icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu bo yampaye, ahubwo nkazamuzura ku munsi w'imperuka. icyo Data ashaka ni uko ubona mwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze nkazamuzura ku munsi w'imperuka. nuko Abayahudi barijujuta bitewe n'uko yari yavuze ati ndi umugati wamanutse mu ijuru. maze baravuga bati uriya si Yezu mwene Yosefu na nyina ntitubazi? ubu ashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru? Yezu arabasubiza ati nimureke kuvugana mwijujuta. ntawe ushobora kongeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose bazigishirizwa n'Imana. umuntu wese wumvise Data akigishwa aransanga. ntawigeze abona Data uretse uwaturutse ku Mana, uwo nguwo ni we wabonye Data. ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. nijye mugati w'ubugingo. ba sogokuruza banyu bariye manu mu butayu, maze bararenga barapfa. nguyu umugati wamanutse mu ijuru, kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. nijye mugati muzima wamanutse mu ijuru. urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. nibwo Abayahudi batangiye kujya impaka ubwabo bati ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yezu arabasubiza ati ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'Umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, ntimuzagira ubugingo muri mwe. iryo ni ijambo ry'Imana.
buryo butatu Yezu yakoresheje bwo kwigira igitabo cy'ijambo Bibiliya, kwigira umuntu, yewe no kwigira ifunguro, ikiribwa n'ikinyobwa, nibwo buryo bwiza bwo kutwegera no kutwigisha yahisemo kugira ngo tuzabashe kuba koko abanyabwenge bazi gutandukanya ikibi n'icyiza, birinda gukora icyaha, injijuke zihanitse zifite koko ubuhanga butinya Nyagasani bukamuha icyubahiro. Tubisoma mu ijambo ry'Imana Data mu gitabo cya Yobu, umutwe wa 28 umurongo wa 28 haragira hati, maze ibwira umuntu iti gutinya Nyagasani nibwo buhanga, kandi kuzibukira icyaha nibwo bwenge. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kumumenya ni iby'igiciro gikomeye. Uwamumenye yemerewe kwiratira muri we Nyagasani uhoraho ko yamumenye kuruta umunyembaraga ufite imbaraga zo muri iyi si, umuhanga ufite ubuhanga bwo muri iyi si, cyangwa se umutunzi ufite ubutunzi buhagije bwo muri iyi si, utabyemerewe kubyirata no kubyiratiramo, nk'uko tubisoma mu ijambo ry'Imana Data mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 9 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Uhoraho avuze atya, umuhanga ntaziratane ubuhanga bwe, umunyembaraga ntaziratane ingufu ze, umukungu ntaziratane ubukire bwe. Uzashaka kwirata aziratane ko anzi bihagije, ye Uhoraho ushyigikira ubufatanye, ubutungane n'ubutabera ku isi. Ni koko ibyo nibyo binshimisha, uwo n'Uhoraho ubivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yezu yifuzaga ko tugira ubwo buhanga, tukamenya ubwo bwenge bwo kubaha Nyagasani tunyuze mu nzira yo kwanga icyaha n'igisa nacyo, ndetse no kumumenya we ubwe. Ariko siko byagenze, yewe abenshi n'icyo kigero ntikiragerwaho, kuko nk'uko bigaragara, wisuzume urebe niba utari muri benshi basomye cyangwa bize bakaminuza bagasobanukirwa, ariko bagasobanukirwa igice, bakamenya gusa ijambo ryanditse n'igitabo ryanditsemo, ndetse no mu isogonda rimwe bakaba bakwereka aho ryanditse, ariko kugeza n'ubu bataramenya ngo basobanukirwe neza nyiri ijambo uwo ari we. Nibyo byatumye ubwe ijambo yiyizira ngo atumenyeshe neza uwo tugomba kuyoboka, kwemera gukorera n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'amagara yacu yose, tukamusenga tugira tuti, dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka ntigikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Agakomeza. Nibyo rwose nanjye nemera ko Imana Data wa twese wo mu ijuru kizira kikaziririzwa kugira indi mana uyibangikanya nayo. Imana Data Yezu Kristo yatwigishije, yadutoje gukorera, kubaha, gusenga. Iyo Mana rero, se wa Yezu Kristo, umukiza wacu, umwami n'umutegetsi wacu, niyo ikwiriye gusengwa, gusingizwa, gukuzwa, gupfukamirwa mu izina rya Yezu we yakujije, ikamugaragariza abantu n'ibintu byose. Imana Data niyo yafashe uwo mugambi mwiza na gahunda yo gushimira umwana wayo Yezu Kristo ibikorwa yakoze hano mu isi, mu butumwa yahawe, aho yaje gucungura abantu
kugira ngo abagarure ku Mana Data, abature Imana Data, abatoze abigishe uko umuntu ukwiriye kubaha Imana akwiriye kubaho. Agiye no kuva ku isi yabanje kudusabira agira ati, dawe bahe kuba umwe nk'uko jyewe nawe turi umwe. Yezu Kristo na se ni bamwe. Aya magambo arakomeye cyane, ariko igikorwa gikomeye Yezu yakoze yagiherewe ishimwe, aragabirwa, aranagororerwa, kuko hari aho dusoma mu ijambo ry'Imana Data rigira riti, uwo Yezu Kristo umwana wanjye, kubera ibyo yakoze, ibyo yabayemwo, uburyo yabisohoje neza, aho nari namutumye ndabitegetse, mwese mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, mumupfukamire. Reka tubisome mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 11. Nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo Yezu ubwe. Nubwo we yari afite imimerere imwe n'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa, yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n'abantu, yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira, ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo ni Imana ubwayo yafashe ijambo, igira icyo ivuga ku mwana wayo, iti, twari umwe, dusangiye ubumwe, ariko ndamushimira ko atagundiriye icyo cyubahiro, akiyemeza kwicisha bugufi. None muri twe rwagati, ku munsi wa none, Imana iramukuza, ikanatanga itegeko mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, tumupfukamire. Abafite iminwa n'indimi bizima bikora, bahaguruke, batangire ubutumwa, bamwamamaze. Ibyo bihesha ikuzo Imana Data wo mu ijuru, bamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani. Mu isezerano rya kera, ubutumwa bwari buhari bwari bwo kwigisha no kwamamaza amategeko ya Musa, Isabato agasomwa, yemwe akanigishwa. Ariko aho Yezu Kristo aziye, yoherejwe n'Imana Data, Imana iduha ubwo butumwa bwo kwamamaza Yezu Kristo wadupfiriye akazukira kudukiza. Ubutumwa dufite uyu munsi wa none aba Kristo, si ubwo kwamamaza amategeko cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ni ubwo kwamamaza Pasika yacu, urupfu n'izuka bya Kristo, agakiza gasesuye tubonera muri Yezu Kristo wabambwe, agapfa, agahambwa, akazukira kudukiza. Kwamamaza izina rye rikiza, kuko Yezu Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Byumvikane kandi ko ari we uzatujyana akatugeza kwa Data wo mu ijuru. Hari abibwira ko bagerayo kwa Data mu ijuru, cyangwa bazagerayo batanyuze kuri Yezu Kristo. Oya, ntibishoboka. Reka dusome tunazirikane aya magambo dusanga mu Ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 14 umurongo wa 1 kugera ku wa 14.
aragira hati Yezu niwe nzira igeza ku Mana, ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data hari ibyicaro byinshi, iyo bitaba byo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Aho ngiye murahazi, n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati Nyagasani, tube tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenya inzira dute? Yezu aramusubiza ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Iyaba mwari munzi na Data mwamumenya, icyakora kuva ubu muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo niko guhita amubwira ati Nyagasani, twereke so, biraba biduhagije. Yezu aramusubiza ati Filipo we, n'iminsi yose tumaranye ukaba utanzi? Uwambonye aba yabonye na Data. Ushobora ute kuvuga ngo twereke so? Rwose ntimwemera ko ndi muri Data na Data akaba muri jye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uhora muri jye niwe ukora imirimo ye. Nimwemere ko ndi muri Data na Data akaba muri jye, byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri koko, unyemera azakora imirimo nkora, ndetse azakora n'ibitambutseho, kuko ngiye kwa Data. Byongeye kandi, icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo Data ahererwe ikuzo muri Mwana. Nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzagikora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Igikuru muri ibi twumvise ni uko twemeye kandi dusobanukiwe ko Yezu n'Imana Data ari bamwe, ariko kandi twumvise ko Yezu abyivugiye ati hari abibwira ko bashobora kugera kuri Data batanyuzeho. Ntabwo ari byo, ntibishoboka. Nijye nzira, ukuri n'ubugingo. Data, Imana Data, na Mwana, Imana Mwana, na Roho Mutagatifu, Imana Roho Mutagatifu, bose ni bamwe. Ni bamwe, babana bose mu ijuru twifuza kuzabanayo nabo, ariko ntawe uzarigeramwo atanyuze kuri Yezu Kristo. Ibi ni byiza kubimenya no kubisobanukirwa neza. Abashaka gukizwa bose babimenye, Yezu niwe ufite izina rikiza wenyine hano munsi y'ijuru. Yezu Kristo, izina rye niryo ritanga ubuzima. Tubisoma mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 4 umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Reka naho twasome. Mumenye neza rero mwebwe mwese n'umuryango wose wa Isirayeli ko izina rya Yezu Kristo w'i Nazareti mwebwe ubwanyu mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye, ari ryo uyu muntu akesha kuba ahagaze imbere yanyu ari mutaraga. Yezu wo iwe ryawe ryajugunywe namwe abubatsi, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Bikaba rero nta wundi twakesha umukiro usibye we, kuko ku isi nta rindi zina abantu bahawe ngo abe ari ryo turonkeramo uburokozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yezu Kristo ryabuye abubatsi bajugunye, nyamara rigahinduka insanganyarukuta. Uno munsi hari abajugunye Yezu Kristo n'umusaraba we yadukirishije, badashaka kumwumva, badashaka kumukozwa, batifuza ko yakuzwa, kuko hari ibindi bo bifuza ko bikuzwa. Kandi Yezu ari we buye nyawe rizima, ari rwo rutare dukwiriye kubakaho. Iryo zina Imana yakujije tugomba kubaha, tukaryamamaza, tukamupfukamira mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, nk'uko twabisomye
mu banyafilipi hari abadashaka batanifuza ko Yezu akuzwa nk'uko Imana Data yabitegetse ko bigomba gukorwa n'abo mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi abo nibo bamamaza ko bakunda Imana, bakayubaha, bakayumvira n'umutima wabo wose n'ubwenge bwabo bwose n'amagara yabo yose. Nyamara igitangaje ni uko iyo ubabwiye uti Yezu Kristo akuzwe nk'uko Imana yabitegetse, baragusubiza bati oya, ahubwo se wa Yezu akuzwe. Ibyo Imana yeguriye Yezu Kristo bakagira bati twe ntitubishaka. Navuga nti abo ni kimwe na ba bandi batumva batanasobanukirwa neza n'ibiri mu ijambo dusanga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 19 umurongo wa 25 kugeza kwa 27 haragira hati: iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina na nyina wabo Mariya muka Kilopa na Mariya Madalena. Yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati mubyeyi, dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwabyimviye ni Yezu Kristo ubwo yari arimo asoza urugendo rwe muri iyi si ku musaraba, ari kuraga. Mu gihe cyo kuraga murabizi niho umuntu atangaza akamuri ku mutima n'icy'ingenzi kurushaho, cyane rero ko yari yaje azanywe no gukiza roho z'abantu, atari yazanywe no gushaka ubutunzi mu isi cyangwa ubundi bwenge cyangwa ibindi. Byatumye atangaza icyo yagombaga kuvuga. Abwira Yohani wari uhagarariye kiliziya yose ikunzwe na Yezu Kristo ati mwana dore nyoko. Abwira mama we Bikira Mariya umubyeyi wa kiliziya ati mubyeyi dore umwana wawe. Ikindi twakwibukiraho kuri uwo musaraba nuko Yezu yavuze ati sinzabasiga nk'imfubyi. Umwana utari imfubyi agira se na nyina. Niyo mpamvu ku musaraba Yezu abanje kutwereka umubyeyi wacu. Yaragize ati kandi nzaboherereza Roho Mutagatifu. Aho naho tuzirikane ko Roho Mutagatifu ari umubyeyi wacu, tunazirikana by'umwihariko ko Bikira Mariya twarazwe ku musaraba ari umugeni wa Roho Mutagatifu, bityo Yezu umwana we akaba mukuru wacu. Ibyo twese turabizi. Abatabyemera rero nagira ngo mbature aka karirimbo kagira kati: umwana agira se na nyina, uwagowe urababyeyi, twebwe turahirwa kuko tubafite bose abemera Yezu Kristo. Turi indabo za Mariya, turi indabo zawe mubyeyi. Koko Mariya warahiriwe, wowe wahoze mu gitekerezo cy'Imana. Tuwe twese abana bawe, kukubera indabo nziza mubyeyi. Duhe twese abana bawe, kukubera indabo nziza mubyeyi. Gusa babimenye nawe
ukurikiye iki kiganiro ubimenye ko Imana Data mu ijambo ryayo hagira hati mu Banyafilipi umutwe wa 2 umurongo wa 9 kugeza wa 11. Nicyo cyatumye Imana imukuza imuha izina risumbya ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yesu bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yesu Kristo ari we Nyagasani, bihesha Imana se ikuzo. Yesu Kristo rero jyewe nemera, nkorera, namamaza cyane ko jyewe ndi umukristo wa Kristo. Nemera ko Imana Data yamuhaye ubwo bubasha bwose. Nemera ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Ikindi kandi Mutagatifu Paulo washoboye guhura nawe, Yesu akamwiyereka, akamuhindura, akamuha ubutumwa. Hari amagambo akomeye yandikiye Abanyakolosi ngira ngo tuzirikaneho. Ni Abanyakolosi umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Ijambo rya Kristo niribaturemwo risagambe rwose. Mujye mwigishanya kandi muhanane, mubigiranye ubwitonzi. Mujye mushimira Imana mu mitima yanyu, muyiririmbira zaburi, ibisingizo n'izindi ndirimbo mubwirijwe na Roho Mutagatifu. Ari ibyo muvuze, ari n'ibyo mukoze, byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yesu, aba ari we mwisunga, mushimira Imana Data. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ayo magambo arakomeye kuyumva, ariko ni ingenzi. Imana yavuze ngo iminwa n'indimi byamamaza Yesu Kristo. Paulo nawe ati ari ibyo muvuze byose mu kanwa kanyu, ari n'ibyo mukoze n'imibiri yanyu, amaboko yanyu, imitima yanyu, ubwenge bwanyu, byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yesu. Niyo mpamvu ngerageza kwirinda, nkarinda ururimi rwanjye n'umunwa wanjye mu bo mvugana nabo, mu byo mbwira abandi, kugira ngo mbivuge mu izina rya Yesu abinshoboze. Ntabwo ari ku bwanjye, kuko sijye uriho, ni Kristo uriho muri jyewe. Kubikora gutyo kandi ndabitegetswe. Nawe rero ni ukuvuga ngo ni akanya ko kwibaza, kwisuzuma nk'umukoro wa twese, ko twabonye uw'Imana idusaba kwamamaza. Wowe wamamaza nde? Ni Yesu. Uvuga nde? Ni Yesu. Ubutumwa bwawe ni ubuhe ku munsi wa none? Cyane ko ubutumwa abantu bafite buba butandukanye. Njyewe Modeste Inkomezamihigo ntanga ubutumwa mu ndirimbo zigamije gufasha no gukiza imitima ya benshi, kugira ngo bahindukirire Kristo Yesu, bamuyoboke, bamukunde, bamukorere, bamugarukire, bamwamamaze. Izo ndirimbo zikabashishikariza kwihana, kwisubiraho, kwicuza ibyaha byabo, gusenga nta buryarya mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ari ibyo muvuze, ari n'ibyo mukoze, byose mujye mubigira mu izina rya Nyagasani Yesu, aba ari we mwisunga, mushimira Imana Data. Imana iduha byinshi, idukorera byinshi. Imana Data muri ibyo byinshi yaduhaye, muri ibyo idukorera, ni byiza kuyibishimira tunyuze muri Yesu Kristo, kuko niwe uzi gushimira by'ukuri. Niwe nzira igana kwa Data.
turagushimiye rero muvandimwe wakurikiye inyigisho yibanda cyane kuri Yezu Kristo no ku butumwa bwa Yezu Kristo, kuko nibwo butumwa mu gihe cya none twahawe. Mu gihe cy'isezerano rya kera hariho ubutumwa bwo kwamamaza amategeko ya Musa, ndetse atari na makeya, kuko ubwinshi bwayo bwatumye abantu bayinubira, bagera aho babwira Yezu bati rwose aya mategeko ko atugoye atuvunye, ntiwatubwira itegeko riruta ayandi tukaba ari ryo twagerageza gutunganya byibura. Yezu wari umubajije amusubiza amubwira ati itegeko riruta ayandi ni iri ngiri: Evanjiri ya Matayo umutwe wa 22 umurongo wa 34 kugeza kwa 38. Abafarizayi bumvise ko yazibye akanwa k'abasaduseyi barakorana, maze umwe muri bo wari umwigisha amategeko amubaza mwinja ati, mwigisha, itegeko riruta ayandi ni irihe? Aramubwira ati, uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni itegeko riruta ayandi kandi niryo rya mbere. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iryo tegeko rirakomeye cyane, ariko ni iryanjye nawe. Dukunde Nyagasani Imana Data wa twese muri Yezu Kristo, natwe dukundane nk'uko yadukunze mu izina rya Yezu. Dusoze. Muvandimwe, ibyo nibyo nashoboye kumenya aho namenyeye ubwenge, kandi ndacyakeneye kumenya n'ibindi. Icyo ntaguhisha ni uko namenye ko ukuri ari Yezu Kristo. Menya ko inzira igana kwa Data mu ijuru ari Yezu Kristo. Menya ko ubugingo duharanira kuzatunga buhoraho ari Yezu Kristo. Muri Kristo Yezu namenye ko harimwo ibizatuma ngera ku butungane n'ibizatuma ndokorwa. Niyo mpamvu nemeye ukuri namenye Yezu Kristo, niyemeza kwamamaza iyo nzira namenye Yezu Kristo, kugira ngo nawe niwemera ubu butumwa ukabwakira, umfashe tubwamamaze, twese tuzaronke ubugingo bw'iteka buri muri Yezu Kristo. Nguko uko ijambo ry'Imana Data mu Banyeroma umutwe wa 10 umurongo wa 10 ritubwira. Iri jambo nifuje ko dusangira nawe rigira riti, nuko rero umuntu yemera n'umutima bikamuha ubutungane, yakwamamarisha umunwa bikamuha uburokorwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Muvandimwe, waba ugishidikanya utaremera? Mu izina rya Yezu navuze byinshi, wumvise byinshi. Hitamo neza icy'ingenzi muri ibyo byose. Dusangire iri jambo dusoma mu Banyeroma ni umutwe wa 14 umurongo wa 22. Haragira hati, wowe rero icyo wabwirijwe n'ukwemera ufite ugihorane mu mutimanama wawe no mu maso y'Imana. Hahirwa utigaye ubwe mu byo yahisemwo yabisuzumye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gira umugisha wa Yezu muvandimwe, ugira ibihe byiza, ukomeze kurangamira ijuru. Dusenge kandi dusabirane ijuru twabwiwe, duhora tubwirwa, twifuza kuzaturamwo. Uzaritahe turitahanemwo, uzaba uhari
nanjye nzabe mpari ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Mwari kumwe nanjye Modeste Nkomezamihigo, umukorerabushake wa Yezu na Bikira Mariya. Ijwi ry'umubyeyi Bikira Mariya mu bana be ridufasha kwamamaza Yezu muri Mariya ku mbuga nkoranyambaga.